narabibyariye murya neza kabashengure babandi bose kabashengure kabanaganika mwakabonye dore naka kantu banzani mbere na mbere ab'inshuti yawe kubera yuko umugore wawe cyangwa se umugabo wawe n'ab'inshuti yawe cyane bya bibazo ari kujya gutura umuntu wo hanze uzabimutura we kora hangaha n'umubesto kandi rero bagira ababesto ku ruhande bakagira n'abashiri abo barasaze uzishakire wa mubesto urekane no musheri kuko umusheri wawe ni fake oya besto niwe sheri uramushe twe dufokasinga kuri twebwe kano kanya ndetse n'igihe cyacu kizaza ntago twigize dufokasinga kuri past cyane ko twabanye tuziranye ariko ugeze mu rugo birahinduka kuko hari igihe rero umugore wakumva uramwanze aho ngaho none utekereza kabiri urabona rero ukunda umuntu akunda imico ntabwo akunda isura rero baribeshya cyane ureba isura ngararere ngo ni iminsi ngo ndamukunze mani urwo si urukundo rafiki yangu weho uzi bimurimo imbere ubonye we wikundiye housing ese uguze telefone isa neza cyane ariko wajya guhamagara ikazima cyangwa wakwandika message ikitayipinga ikandika ibindi iyo telefone yabikumariye iki rero urukundo rwanyarwo rugenda rukura umunsi ku munsi uko ugenda umenyana n'umuntu niko urukundo rukura uko mu murambana niko rukura ruba rwinshi iyo rurwanyarwo iyo atari urwanyarwo aribeshye rushonga nk'isabune urukundo rwatangiye rungana gutya kumbe harimo amarari harimo uduki harimo kwemeza aba people harimo ibiki byose urumva noneho ugasanga kwemeza aba people nta kamaro ugasanga amarari abeza bavuka buri munsi ugasanga yererererere pu divorce kabisa umugore udasenga nta buzima rero gusenga nibwo buzima iyo ufite gusenga ni nk'uko wavuga ngo uba ufashe urugo rwawe ukarushyira ku mugongo w'Imana Imana ikaguhekera urugo ariko se hari ikindi kintu nanone nakibaza nta bagore badasenga baba bazima I don't believe my eyes sijui kama naota. Hello guys, welcome to our YouTube channel. Welcome to Hirwa and Clarisse. uyu munsi dufite abashitsi do reba turi hano mu rugo baze muzane kari akantu banzaniye ese byose ugiye guhita ubyerekana se umva abantu mubona hano ni abana banjye so guys narabibyariye murya neza kabashengure babandi bose babandi bose kabashengure kabanaganika mwakabonye dore naka kantu banzani mwakabonye umva ndoresha ndumva mbese nyine bakabonye ntabwo ariko bakanzaniye ese bakakuzaniye wenyine yaragiye mu kazi asanga imitako hano yabaye imitako akabonye kashyupu bitese ni byiza uyu munsi ngo turi kumwe nande uyu munsi muri kumwe no Aingenero Zine na Emmanuel ese ni manudi cyangwa ni nashi papa nashi cyangwa se nashi hero ariko n'undi zina ni ry'umuryango nashi ubwo niryo yatoye uri umuhungu wanjye arikura kuri njye nyine nashi ibyahatari okay ariko ngo nashi rifite igisobanuro gikaze gikarishe cyane isobanura gute jewe nashi ndabaza babaza urabizi ibintu bya nashi shira ntunganyirije ipantaro nambaye nk'abahinzi b'inyanya shiri basobanurire se nashi nashi ndumirwa urumirwa wita urumirwa
izina nashi rifite inkomoko rikagira n'igisobanuro. Yego. kangufashe mu magambo make sibyo. Nashi risobanura ivu ry'igiti. So muri make bifite aho nka kundi tuvuga nyine ngishami. So n'ivu ry'igiti kandi urabizi n'umuntu akoze mu mukungugu urumva hari ahantu bihurira nyine tu. Ntabwo biva ngo ku muntu ngo ryitwa ngo umuntu nimba ngo ari umuntu nguri kuhaje umuntu w'intwari umuntu uri hambo ugiye usobanuriye inyuguti ku yindi n'inyajwi nyine bigenda bisobanura gutyo buri nyuguti iriko ku izina nashi ifite icyo isobanuye. Iryo zina nashi mbwira ahantu ryavuye. Havuga nashi n'amatiku nashi niryo twaje gukora. Sibyo muzanye. oya nuko twari turi kuvuga nyine ku izina kugira abantu batazagira icyo baryibazaho cyane. Ubundi nyine nashi n'umuntu uturuka mu bakomeye. Igitekerezo cyavuye he? Noble kuna noble na hakaza harya ni a ikurikira ni u cyangwa ni iki ivuga iki we robadashiya na mwana gusa iryo zina ndabyibagiwe. ushaka kuvuga iki? iri zina reka turirekere hirwa ridusobanurire kuko iri zina rituruka muri uyu muryango. Yego muri dusobanurire neza ko murabizi. reka kugira ngo nyine tumara abantu intuze ntagire abantu bafite amatsiko tubamara amatsiko. So mbere na mbere nitwa Nashi Hero. So Nashi Hero rero hari aho ryaturutse kugira ngo mbe Nashi hari uwanyise iryo zina. Noneho mu kumara kuri nyita nkurikije ndebye ukubera ukuntu ari ryiza biba ngombwa yuko nyine biba ngombwa ko n'abankomokaho nabifuriza kuryitwa. Iryo zina rero naryiswe na Hirwa, my big brother. Ari kwigiza iganza iki yari arabacu ngo ahubwo we nyine buriya yatubwira icyo yagendeye kugira ngo arinyite, ariko ntabwo ari ryo ryonyine. Ubundi yanyise Nashi Hero the top shatter. Sile umva iryo zina gusa nibukamo hashira hashivuga hambo none hiriya N kavuga nimba ari noble abantu baturuka mu miryango ikomeye. Umuntu uciye bugufi ariwe hambo. Noneho mana yanjye rero reka ibindi nzabibabwira kubera ko ntabwo nibuka gusa ifite ibisobanuro byiza kandi byiza gusa ni izina ryiza cyane. So twikomereze rero karakanyuze ubu rero nyine twagize abashyitsi nyine turi hano turimo turaganira turavuze ngo reka tuganire namwe muze kumva ibiganiro twaganiriye hano ahaga. Ariko umukobwa wanjye hariya hirya ngo akaba afite ibibazo yifuza kutubaza. Ese mawe iyo ni katuni tugabanyirize. buriya uyu munsi byari ngombwa yuko ubwambara ingofero ra iyo telefone irimo irasakuza koramo ingofero dusa ariko ndasa nabi n'ukuri ndasa nabi. ariko n'ubundi nyine barabibona ko ari ibisajya atari amasunzu. Yego. so rero ikibazo tujya ku kibazo. nta kibazo banzo afite utubazo ngo ashaka ngo afite ikibazo ngo ashaka kutubaza. natubaza namwe nimujamu tubaza bari muri namwe mugira ibintu mubaza. Jewe impamvu nje kubaza nuko hari ibyo nabonye namwe muzabaze bitewe n'ibyo mwabonye. ntajya kugira ubwanwa bwajemo ibintu ngo byababonye
nkenye ibintu ngo abantu babonye ngaho tubaze njye ikibazo cya mbere cy'amatsiko mfite mugize harya bayita yubire y'imyaka 8 cyangwa se anniversaire mukundana cyane kurusha abantu barushinze uwo munsi ni irihe banga mushobora kuba mwarakoreshejwe nkatwe abana banyu tubari imbere ku buryo dushobora natwe kuba twagira ukuntu mukatwibira isiri tukabikoresha natwe tukazagera mu gihe cyo mugezemo natwe urukundo rugihari kuko iyo urebye ubona mufite morali ruti abantu bashakanye uwo munsi mbese muri make ni iki mukoresha kugira ngo ruhame rutoshye icyo kibazo kiraryoshye ni cyiza cyane nkunda no kugisubiza ubundi tujya ku bana twagiye mu nyigisho z'umubano umupadiri twari kwa padiri ntabwo twari kwa pasiteri kubera impamvu yego za famiye twashakaga twasezeraniye muri katolike noneho rero bantu banje hari ibintu padiri yatwigishije bikomeza urugo twumvaga ari ibintu bisanzwe ariko ikintu gitangaje nuko ibintu yatwigishije na n'isaha nibyo tugenderaho buri ikintu cya mbere ntabwo umuntu muba mugiye ku bana bari umumarayika aba ari umuntu kandi nawe uba uri umuntu bisobanuye ngo gukosa bigomba kubaho none se iyo umuntu akosheje bigenda gute hazamo icyo bita kwihangana uwakosherejwe agomba kwihangana iyo ni ingingo ya mbere yego kwihangana bisobanuye iki rero bisobanuye yuko uzi neza ko uwo muntu mubana ari umuntu agomba gukosa akamwihanganira ikindi cya kabiri kigomba kuza aho ngaho ni kubabarira kwihangana kubabarira ariko kubabarira bibanzirizwa n'ikintu kimwe gusaba imbabazi guca bugufi muri make ni ukuvuga ngo ugomba kumeneka ugaca bugufi ugasaba imbabazi igihe wakosheje n'uwo wakoshereje nawe agomba kubabarira urumva noneho hakaza n'ikindi gikomeye wenda kizanwa na experience hari n'igihe ubabarira n'umuntu atanazi gusabye imbabazi urumva ukamubabarira kubera ko numubabarira weho uragira amahoro kandi urugo rukomeza ubwo hazamo nanone nyine kwihangana bita bigaruka urumva ubwo mbabwiye ibintu bitatu mu kintu kimwe yego madamu nawe nakomeze ni wowe ugezweho mbese horuma byose wabivuze hari kwihangana ubundi twiga batubwiye ko ugomba kuba indorerwamo ya mugenzi wawe mbese nyine nkakwibonamo mbese nakireba nareba uyu nguyu nkahita nibona yandeba akahita yibona nyine kuba indorerwamo ya mugenzi wawe ku buryo rero mugirirana icyizere nicyo kimwe kidasanzwe ku buryo ikintu cyose ubashije kubona ugomba kukimubwira yaba ari ikibi yaba ari icyiza ukakibwira mugenzi wawe hakaza ubwo ni icyizere hakaza kwihangana yabivuze hakaza kubabarira yabivuze hakaza kurwanira n'ishyaka kurwanira mugenzi wawe ishyaka hakaza
kumukunda byo ni ibintu nyine biba bigomba kubaho, si ibyo gusa mugomba gukundana. Urwo rero urwo rukundo rwanyu nyine rukarangwa n'ibyo bindi twavuze aho ngaho. Ntekereza ko ari ibyo ngibyo. Indorerwamo ndashaka kugushyigikira, ndashaka kugusapotingamo. Noneho kubera kuba indorerwamo ya mugenzi wawe naje kubyigiramo ibintu byinshi. Urumva, urabona kwiga ni ukwiga, ariko noneho iyo umaze kwiga ujya mu buzima busanzwe bugusaba gukoresha ibyo wize, ukabikora mu buzima, kubishyira mu ngiro. Rero uzareba iyo uri kureba mu ndorerwamo, iyo uri guseka kureba mu ndorerwamo ubona uri guseka, iyo urakaye ubona urakaye. Urumva, bisobanuye ngo icyo wifuza ko mugenzi wawe agukorera we kimukorera, kuko ari indorerwamo yawe izagarura isura yawe muri we. Urumva, ntuzifuze ko umuntu akwihanganira kandi wowe utajya umwihanganira, kandi ntusifuze ko umuntu akubabarira kandi gutanga imbabazi bikurushye, bikugora kubyumva cyane. Niba ushaka ko ajya kubabarira, tangira wige kumubabarira, bizatuma nawe umwanduza kukubabarira. Urumva, kuba indorerwamo ni ikintu kinini cyane abantu bumva gutyo gusa, ariko menya ngo nukenera gukorerwa ikintu mbere na mbere uzagikore. Noneho ngaho nahigiyemo ikindi kintu gikomeye cyane. Urumva, igihe nanjye rero ndashaje, igihe ntekereza ikintu kikaguruka ngo Nero nagize aniveriseri reka ndi gusaza buriya ntabyo bazi gusa. Urumva, kantekereze we ako si uko kinshaje cyane. Gusa reka ako ngako ngasimbukeho gatoya nikomereze icyo yari avuze cyo kuba umunyakuri, kuvuga ukuri. Urumva, ni ukuvuga ngo umufasha wawe wagakwiye kuba ikiyo kuri we, transparent, kubonerana. Urumva, nta banga rigomba kuboneka hagati yanyu muri babiri, nta banga. Ibanga rero iyo rije niryo rizana ibintu bibi. None se kiranga uri kubaza, hari ukuntu nyine abagabo twebwe nk'abagore tubazi ko ari abantu ahubwo bagira amabanga yabo bwite, kuko bazi ko twebwe abagore turi biri hanze. Ubwo wabwira abo bagabo iki? Njye abagabo nababwira ngo ntabwo bazabona ibyishimo mu rugo. Urumva, kubera ko ibanga iyo utangiye kuzana ibintu by'amabanga mu rugo, kwanza amakimbirane aba yaje. Yego, uzareba ibanga riremerera nyiraryo. yego. Umuntu afite ibanga ukabona arakebaguza, ukabona nyine uhita ubona yuko hari ikintu aguhisha. Yego, telefone yasona agasimbuka ayitangurana kugira ngo utamenya ryabanga. wenda ibanga rihishe muri telefone. Yego, meze neza. Urumva, tuvuge ngo we ntimurangare rero. Umuhungu yaraje nashi dore nguye. Tuvuge ngo bumuhereje aho ngaho gatoya nimba utari kuvuga, yaba yakira mushyire ku ikote rye kugira ngo ntuze. Njyewe mpano habaye distracted n'utuntu twinshi. Nashi ntacyo atwaye, ntacyo bibazo, nimereye neza. Noneho urumva, ryabanga riragenda rikaremerera nyiraryo ku buryo umurebye wese abona ko hari icyo ahishe. Ryaba riri muri telefone, telefone irabangama. Yaba ari kureba muri fone ukanaye kugira gutya, erega ibyo ngibyo byari byo kubabarirana.
nshobora nanjye no kuba naragize ibanga muri fone rikandemerera reka cyane muri ya experience y'igihe sibyo sheri urumva se ariko nyine wamara kubabarirwa ugahita usanga burya bya bintu babigishije by'ibanga ni byiza urumva nyine ndi kubabwira ibyo umuntu yanyuzemo none zo ndi kubabwira ibyo ntaciyemo komeza mbaza nashari kuri hano ariko nawe yemerewe kuvuga ariko nanone hariho nko mu gihe cya mbere abantu bakibana hari wenda namwe se ibi bihe mwigeze mubicamo byo kuba mwabana mutumvikanye mukabona ibintu nk'umuntu iyo njyewe nkibana n'umugabo wanjye nk'urugero wabonaga kenshi na kenshi tutari guhuza nk'ibyo ibyo bihe mwaba mwarabiciyemo cyane kuko namwe cyane kusekasi fayabani kurya wibaza niba ibyo wajemo bizakunda kabisa cyane kabisa namwe byababayeho ibi byatubayeho mubyitwaramo muri ubwo buryo urabona iyo ukibana n'umuntu akenshi ibyo ubuzi ni bimwe aba yarakweretse muri cya gihe gito mu marana ariko iyo mugiye kubana forever ntago ashobora kukwihishamo ubuzima bwe bwose so aba agomba kuba we nawe ukaba wowe rero iyo akweretse uko ari hari igihe bikubangamira nk'urugero hari igihe wenda ushobora kuba ko mutabanye ashobora kuba wenda tuvuge nk'umugabo wawe afite akageso ko kujagarika nk'ibintu kandi wowe utabikunda so noneho ugasanga we nk'umugore ufite nk'akageso ko kudakoresha inzara warazikoreshaga kubera ko wabaga ugiye kumureba kandi we yifuza kwa kundi yakonye ko agomba guhora kubona so urumva bikabanza hakazamo izo challenges zo kubanza kumenyana umenye ngo mugenzi wawe ngo akunda ibi umenye mugenzi wawe wundi akunda ibi so mu gihe rero mutarabimenyera ni ngombwa ngo izo fightings zibeho ni ngombwa umubwira atari ko se kubera iki wakoze ibi n'ibintu kubera ko waba wabimenyereye n'icyo ndazi ko ari n'inshingano zawe kubikosora nawe avuga atari ko se bite byawe wabona nyine uri kumubangamira urimo uramubangamira kandi ko uri kumubangamira kuko ibyo ntiyarabimenyereye so rero ni ngombwa nyine izo ntuze zibeho zo kwigana kugira ngo mubashe kumenyerana fighting zabayeho rwose noneho hari ikintu dade yatubwiye ngo kwihangana iyo umuntu ari mu rugo bisaba kwihangana kandi noneho nyuma yo kwihangana bikagusaba guca bugufi ariko ibyo bintu bishobora kuba hari ahantu biva ko twese turi abantu kandi guca bugufi njya mvuga ngo wenda byaraturemewe ariko iki kintu gishobora kuba hari ahantu kiva kuko ntabwo twese kiba ari natirere muri twe hari abantu pe ubona baca bugufi bazi guca bugufi hariho n'abandi bantu usanga batazi guca bugufi sibyo iki kintu ubundi nyakuri kivahe kuki akenshi uzasanga ingo nyinshi nizo cyubakiraho guca bugufi kwihangana sibyo none se niba iki kintu nta hantu gifite gishobora kuba kiva kubera ko hari igihe uba uri umukobwa utarigiraga kwihangana cyangwa se guca bugufi ariko wagera mu rugo bikagusaba ko kugira ngo wubake uca bugufi kandi tukaba tuzi ko hari n'abandi bantu basenya kubera ko babuze uko baca bugufi batabona uko baca bugufi wenda byaba biva ku rukundo urugo rero ubwo hari abantu binanira urugo ubundi ni ishuri uri kumva urugo ni ishuri uruzamo uje kwiga so rero iyo ikindi kintu cyadufashije ni ukwiga kububatse neza kwigira kububatse neza no kwigira ku bitabo by'ingo nicyo kintu cyadufashije kubera ko twari dukeneye kubaka ubundi ujya mu rugo ukeneye iki ukeneye kubaka niba ugiye mu rugo ukeneye kubaka iga ibigomba kugufasha kubaka
neza nk'uko ubishaka siko bimeze so rero iyo urugiyemo ukagenda kwa kundi umeze utagiye ugiye kwiga niho usanga bikunaniye so rero urugo ni ishuri kandi rihoraho uhora wiga utuntu dushyashya buri munsi so rero iyo urugezemo uba ugomba kwiga ibigufasha kurwubaka niba ukabanza ukanimenya kamemo niba nishyira hejuru nkabangamira mugenzi wanjye ese ni iki ngomba gukora kugira ngo urugo rwanjye rurusheho kuba neza niba ari ukwihangana uri kumva reka nyine mbikore kugira ngo bikunde ariko ntabwo bishobora gukunda bikorwa n'umuntu umwe yego mugomba kubihurizaho mwembi kuko urugo ni urw'abantu babiri bahura bagahinduka umuntu umwe rero mugomba kubihurizaho mwembi sibyo mukabihurizaho mwembi nyine kuko aho mujya ni hamwe niba aho mujya ari hamwe mugomba kwigana hamwe kwigira mu ishuri rimwe nyine sibyo noneho amasomo mukayafata mwembi ariko mbona n'ubundi utakihanganira umuntu utamukunda kuko byose mbona bifashwa n'urukundo kuko iyo ukunda umuntu uranamwihanganira bigakunda iyo ukunda umuntu icyo yagukorera cyose kibikosa ariko nyine iyo urahindukira kubera ko umukunda kikavamo ibintu bizima njye niko mbibona kubera ko none se twese turi ba miseke igoroye ntabwo twese turi ba miseke igoroye ahubwo ngewe ikintu nashaka kubabaza ese mu itangiriro ry'urugo rwanyu cyangwa se mu itangiriro ry'uko mwari mumaze kurushinga mwiyemeje kubana uravuga ati kama mbaya ikiba kibe n'ubundi ntawirindiriza icyo azakora tugiye gushinga urugo kandi tuzabijyamo kandi bizakunda Imana ariyo iri ku ruhande rwacu ni iki cyaba cyarabagoye muri iryo tangiriro ry'ubuzima bwanyu muri babiri twarugezemo mwamaze kugera mu rugo Imana yabyemeye urugo rubayeho rw'abantu babiri mugeze mu rugo ni iki cyaba cyarabaye inzitizi ikomeye ku buzima bwanyu mumaze kugera mu rugo ubundi rero nk'uko madamu yavuze ngo urugo ni ishuri urugo ni ishuri koko urumva ikintu cya mbere kigorana mucyubaka urugo ni ukumenyana kumenyana ushobora kubyumva ukumva ari ibintu byoroshye kwiga simuzi aho aturuka n'ababyeyi be simbazi bose n'abakuru be n'abashiki be n'abaki bose birinde imisatsi ntikora itateza kerere noneho urumva ikintu yavuze ngo ni ishuri buriya igitabo cya mbere ni ugusoma umuntu mu bana urumva buriya ibyo abagore bakunda bitandukanye n'ibyo abagabo bakunda kandi uko abagabo babona ibintu bitandukanye n'uko abagore babona ibintu icyo kintu rero iyo utarakimenya habayo urugamba rudasanzwe weho uratashye urumva uvuye mu kazi urananiwe umugore nawe yiriwe mu rugo sibyo iyo umugore ataje ngo wenda agufashe ibikapu n'ibiki uje utwaye uhita ubona agusuzuguye cyane sibyo nawe uje unaniwe wenda abagore bakunda story bakunda bamubwire navuye mu rugo burya mbona imodoka nsanga iruzuye ngenda mpagaze mbese etape par etape y'uko byagenze uwo munsi nuko ngera hariya nturana ntuza burya yarabyibushye bo nizo story baba bakeneye none abagabo natwe tukagira defo yuko tutajya tumenya kubara inkuru neza byagenze bite sheri ati sawa kabisa byagenze neza we akumva ntibihagije
runaka ba mugabo ushaka wanjye. umuhe detaye nyine z'uko umunsi wagenze. Umugabo wanjye ntabwo anganiriza nta mpakeya bigeze muri keya kandi ubwo urananiwe ntufite amagambo yo kuvuga wagahita yumvamo keya icyo bita kwita ku muntu mbese byimbitse atangiye kuncecekana anyitaho no kandi weho nawe uri kubona yuko ari kukunaniza ntumenye yuko abagore bakeneye iyo time urumva rero ako ni nk'akantu kamwe mvuze sibyo kamwe mu tuntu twinshi gusa menya ngo bahara abavuga ngo abagore ngo baturuka nimba ari ngo kuri Venus ngo abandi bagaturuka ku migabane itandukanye imibumbe itandukanye urumva kandi koko nibyo man abagore ushaka kumubwira ijambo akaryumva ukundi urumva n'umugabo ushaka kumubwira ijambo agahita aryumva ukundi akumva uramusuzugura mututse cyane kandi wenda bamubwiraga neza nibyo bamubwiraga nta bugome bwari burimo. rero ikintu kigorana cya mbere ni ukuri gikaze ni ugusoma igitabo gikomeye cy'umuntu mubana ukakisobanukira ukamenya ngo umugore ningira gutya nzaba mubangamiye kandi umugore nambwira atya ntabwo azaba ambwiye nabi ahubwo nzihangana mbyumve urumva ukiga mpaka usobanukiwe uburyo uzamutwara kiriya kiremwa gishyashya. Abagore ni ibiremwa bindi bitandukanye natwe urumva natwe turi ibiremwa bindi bitandukanye nabo so rero urumva iryo shuri rirakomeye mana icyo kintu cyaratugoye ni ukuri kw'Imana cyaratugoye cyadutwaye nk'imyaka 2 gusa ni myinshi sinzi ku ruhande rw'umufasha wawe we icyaba cyaramugoye inzitizi ya mbere yabaye kumenya umuntu muri kumwe ni iki kimubabaza ni iki kimushimisha kugira ngo abashe kuba wagendana nawe mu buzima bwa buri munsi kandi mwese mwishimye. Ese we ku ruhande rwe ni iki cyaba cyarakugoye ku buryo ureba ukavuga ngo ibi bintu nkurikije ibintu nibyo byangoye bigatuma mvuga ati bundi iyo mba narabaye nitonze kuki niruhuse uzi se ikintu cya mbere cyangoye reka mbabwire ikintu cya mbere cyangoye ikintu cya mbere cyangoye ni ukumumenya nyine kumenya uko ateye urugero aho ngaho ndakoresha urugero kubera ko si mvuze ngo niki cyangoye ni ukumenya uko ateye kugira ngo mbashe kubyakira. Reka nkoresha urugero mu gusobanura urugero nk'umugabo wanjye ntabwo yabanye n'abantu benshi ntabwo yari azi gusabana ntabwo yari ari sociable nka gutya twicaye gutya ngo turi kuganira we hirwa umubone haje abantu mu rugo ngo ave mu cyumba ngo aze ngo yicare ngo aganire wapi noneho ngewe ukuntu nteye ndi umuntu uri sociable n'umuntu uzi gutebya ngiye nkunda gusererezanya tukicara tugasererezanya tugatebya niyo naba ntari kuvuga mugasererezanya mbaburanya ari byiza noneho ngiye hakaza nk'abantu tugasabana tugasererezanya tukavugana ibintu bya kera n'iki twaba twicaye nyine akambangamira agatangira kunosha ansheshekesha ariko se ngo have ngo wiserereze umuntu w'abandi ngo ariko se ngo kandi nawo uwo muntu ari kunserereza uri kumva ukumva ko utaba deep kuri uwo muntu noneho we ntiyumvaga nibyo bari kumva twakurire twishaka tugatebye noneho ngiye nkaba ndi sociable nkaba nsabana n'abantu bose nkaganya nkamubwira ni ngwino usuhuza abantu nkabona ahubwo we abirakariyemo hoya yarandakariraga akagenda akandakarira noneho twagera nk'ahantu twiherereye akamwe ngo biriya bintu ntabwo mbikunda ngo ngiye simbisha kandi ngiye nkumva nibyo bintu bimpaye umunezero nkumva nyine ndabikunze umva twari abantu babiri batandukanye uri kumva kugira ngo ibyo bintu byarangwe nkanye nibaza ariko si uyu muntu ashatse ni igiki noneho umuntu mbuza uburenganzira bwanjye mbuza kwishima uri kumva uyu muntu mbuza kwishima uyu muntu utavugana n'abantu nkagira nk'abashiti banjye baje kunsura abakobwa bagenzi twari turi kumwe mu bukobwa cyangwa abadamu baza nyine
urumva nkanabaga mfite no kunshaka kubaratira umugabo wanjye gahunda nazo ziba zirimo ziba zirimo asesheri wowe ntiwajya ngo barebe ngo ukuntu mfite umugore uri kumva noneho rero baza nyine nabicaza nko mu rugo baje nkajya nko kumubwira shango naze ngo abasuze akahita ambwira ngo oya ngo ntagaza akankumva gahunda akansebya uri kumva ibaze guhaguruka abantu bazi ko nashatse ngiye mu cyumba ari mu cyumba ngenda mugasheri nagize abashyitsi rero nkaba nari mvuye naho ngo mubwiye ngiye kuzana abashyitsi baje kunsura ngiye kubazana ku muhanda bakaza bakagera mu rugo bagakora icyayi bakajya gute nkagenda nkajya nko mu cyumba mugasheri ngo none n'abashyitsi baje bahageze ahita afunga isura ukumva akahita ambwira njye ntabwo ngenda nkundaje nkagenda nyine nkahita mbibona nyine ko atari buze nkicara aho ngaho bakarinda bataha nawe ukagenda wakonje noneho nanjye bikambabaza byambaza nanjye nkasubirayo narakaye uri kumva nkasubirayo narakaye noneho urumva ibyo n'ibyo bintu byangoye noneho mu gusubirayo narakaye kuko we ari ibintu we nta kintu bimubwiye azi ko ibyo yakoze ari byo nkasanga ameze neza njye narakaye noneho akibaza ikintu cyandakaje kikamuyobera aho kanga kukimbwira arayaranga ngo se wabaye iki nawe nubimenye nawe nkaceceka simbe yandorerwamo twababwiye kare urumva ni ibintu byagiye byaragora ngo umeze neza urumva ni ibintu byagiye n'icyo kintu cyangoye kirangora kugira ngo nzakimenyere kugira ngo nanjye narahindutse sheri wanjye nyine ndi kuko batubashije ibintu mbere uko byari mbere kugira ngo tube tubasha turi kubyambere before na after so rero urumva icyo kintu cyo kintu cyangoye nicyo kintu numva cyangoye pe cyonyine wow ntabwo cyari kirenze cyane ariko cyari gikaze ariko ntabwo ari cyane ako nari nkabije ngo uzi byari bikaze uzi abantu ukicaraho bazi ko washatse ufite umugabo bazi ko hari ukanavuga ati reka njye kubwira umutwara z'abasuhuze ukaza ukicara kandi koko ari mu ukaza ukavuga ati reka njye kubwira umutwara z'abasuhuze ukagenda ukamubwira ntazi ukagaruka ukicara ugategereza ko baza uri kumva aza akagira ugaheba cyane igisebo so urumva icyo kintu nicyo kintu cyangoye ngewe ariko nyuma biza kugenda urumva noneho maze kumenya kuba nanjye open kumubwira nyine ibimbabaje n'ibiki bivuge we maze kumenya kuba indererwamo maze kumenya kumubwira ibimbabaje ubwo nanjye nahitaga ngenda nkamubwira nyine habwa ntigiye ubu rero hari ibintu ngiye rwose mbona biza ibintu bikabije ibintu ngiye kwihanganira binaniye ibi n'ibi so ahita yiga kumenya ibyo nkunda nanjye niga kumenya ibyo akunda so nkagerageza rero kugira gute zasozange ngo mumaze kuzirambirwa muzimenyere ziveho muzimenye nimujya mwumva kaje mwita Clarissa so uzajya ukomeze n'icyongereza urangize oya ako sheri turi gendigensi gendi generasiyo zedi tuvanga indimi bebe ariko abantu tubwira ntabwo ari abagenzi gusa n'abamiriniyasi wowe nta kibazo hirwandi Clarisse se uyu ni meriniyasi arya niko bayita azajya mfasha abwira abasaza sibyo hari igihe wikangaratana akantu ka bati ikaba by the way anyway so utuntu duto like bizajya bigenda biza ariko mujye mwihangana basi uriya muntu ujya unyandikira ngo so muri komenti ajya akambabarira pe nikajya kaza akagabanya se nawe ukavuga ni njyewe kananiye ariko kugerageza
rero nari nkigiye no kwitaho nongera akavuga ngo so gerageza nikagaruke noneho rero urumva naho nyine twagiye twiganaho impita niga kuba indorerwamo nk'uko babitwigishije ibintu birikora si byo cyane karakare ngo izuba rirenge ikindi kintu kidufasha nanone reka mvuge ku cyaje nyuma twararakara uyu nguyu iyo yandakazaga kuko iyo yandakazaga simbimubwire nararakaraga uri kumva nkarakara noneho nawe akazara kwa kundi twavuze ngo by'indorerwamo nawe bwa burakari bwanjye bukamutera uburakari nawe akarakara akabigumana nkarakara wenda ibyo biri gushira uri kumva ugasanga twese urugo rwose rurakaye kandi ushobora kutubaza ngo niki cyabarakaje ntukibone uri ko uzi ko hari igihe twarakaraga icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri tutavugana kandi mubana mu nzu turara mu cyumba kimwe no mu nzu ubwo urumva nyine rekana n'inzu icyumba mu cyumba noneho byari danje mwana noneho ukajya winjira wicecekeye ugahita wigera mu cyumba urumva bateka ushonje ukarya udashonje ukanabyihorera ngo uri kumuhima mugahimana urumva ukageraho ukumva urutima rwawe rugiye gupasuka ukumva rugiye kumeneka ukabati ndabivamo nteko ari njye wabikomeje cyane ariko ubu sinabikomeje cyane atangira kumuganiriza gake gake kumbe n'undi nawe ahari nawe niko ari kwibwira noneho yacaho ukajya hari ukuntu mwarebanaga gutya ukabona murasetse igo bisatsi ikizi nawe agahita se noneho mwakwicara ngo mugiye kuganira ngo ibyo mwapfuye ugasanga nta na kimwe mwararakaye kandi mwarakajwe n'ubusa kubera ko ari ubusa murabyibagirwa ukomeze ngo aransuzugura ngo buretse ngo mwese mugihagarara paka ngo nsabye imbabazi azazi gusaba ateze kandi utavuga nawe atavuga kandi ubwo uje ugaca bugufi ati sheri mbabarira nahita avuga ati sheri nanjye mbabarira yandererwamo ikindi kintu twihaye ikindi kintu cyadufashije kuri ibyo ngibyo cyane cyane uburakari kurakara mu rugo kenshi umuntu atazi cyarakaje mugenzi we bijya bikunze kubaho kenshi ku ngo zicyubaka uri kumva ikindi kintu cyadufashije twihaye intego twaricaye umunsi umwe turasenga noneho umugabo wanjye arambwira ngo umwaka wari urangiye twiha intego z'umwaka umwaka wari urangiye tujya tugira igihe iyo kuri bonane iyo hazaba bonane nyine ejo nijoro turi gusenga tureba ibyagenze nabi mu mwaka ushize tugahita dupanga iby'umwaka uzaza noneho rero turicara aravuga ngo ikintu tujya gupangira uyu mwaka niba umuntu yarakaje undi mu gitondo ntibizajye tujya kuryama nimugoroba umuntu akirakaye ujye uhamagara mugenzi wawe mubivugeho nyine buri muntu wese aharanire amahoro y'urugo nubona mugenzi wawe yatinze niyo yaba utari mu makosa wowe uharanire ko ya masaha atari bugere urugo rugira amahoro kubera ko hari igihe n'uwakoze amakosa yihagararaho uri kumva ako kantu ko kabaho akihagarara akigira inuze igufwa kandi ari uri mu makosa rero kubera yantuze ihari yo kuzana amahoro wowe niba wabonye ko yigize n'igufwa wowe tera intambwe uri kumva tera intambwe uvuga utari ko ntabwo ibintu bimeze neza nushaka unamwibutse yantuze nyine mugenderaho
reka ibintu tubikemure bigende gutya na gutya kubera ko muba mwarabivuganyeho muri babiri ni ukuri ahita acururuka noneho niba nawe rero ubona byanze ubundi muharanire mutanguranwe gushaka amahoro y'urugo rwanyu ya masaha ntarenge nubona agiye no kugera mwese mwabaye amagufu umwe muri mwe nyine atera intambwe ace bugufi ubundi mubirangize kandi uwo nguwo umwe muri mwe ni weho ubwo weho sinzi uwo ari we weho utera intambwe witegereza yuko undatera intambwe wa wundi umwe muri mwe yego ni wowe so rero urumva rero ako kantu ni keza yego kabisa ahubwo mukomeze muduhate ibibazo ndamwumva asore namwe bakobwa rero mugire nitwe twenyine turi kubwirwa namwe bantu bahirwa ndikarari namwe murimo mbese abantu turi kubariza ntabwo turi kwibariza namwe turi kubabariza mbese mu byatuma urugo rwawe rumera neza intonganya zikagabanyuka ntabwo ari twe twenyine twibariza namwe murimo rero twakomeza nta kibazo akantu kabaye nyuma y'ibyo ngibyo yego twagejeje igihe urumva n'ubu ngubu ariko nicyo gihe turimo hari igihe cyageze kwa kundi muhora mubwirana ngo iki nticyanejeje iki nticyanejeje iki nticyanejeje byagezeho noneho ubwonko bwacu burisetinga ubwabwo ku buryo umuntu agukosereza ukamubabarira atavuze nawe akagusaba imbabazi atavuze mukababarirana mugakomeza life goes on ikosa rikaba mugashiduka mwikomereje atari ngombwa ngo mubivuge kuko urabizi neza ko yakosheje kandi urabizi neza ko yaciye bugufi kandi nawe arabizi ko yakosheje mugahita mwikomereza icyo gihe kigeraho urumva iyo step igeraho none byo kwirirwa uvuga ngo uzi ibintu ngo wakoze ngo uyu munsi urumva dadi ni nini urumva noneho icyo gihe rero ari akatuni icyo gihe cyagezeho ni igihe cyiza cyane cya paradizo nabikubwira ni paradise ugeraho noneho ukaba n'indererwamo birenze ukamubwira n'amafuti yose wakoze ari byo byaba abahanzi bindi se hari ikindi kibazo nshaka ko kwibariza mami reka nkwibarize ikibazo unsubize dadi ushaka iki byaje bitese ku muzukuru wacu kujya kwako hug city pole hug kwanko ndashaka kukubaza nk'iyo wenda umugabo wawe aje cyangwa se iyo yazaga wajya kumva kubwira nk'ikintu nyine wenda urumva muri indorerwamo aho kubwira nk'ikintu utegispektingaga ko ashobora kukubwira urugero hari ukuntu ashobora nko kuza akakubwira ati nahuye n'umuntu mbona arashaka kuntereta ibintu nk'ibyo ngibyo kubera ko urumva muri make niba nta kintu ajya guhisha hari utundi tunakubwira ukumva turi ukumva ubaye nyine ukumva biragutunguye ugasanga nyine nk'akantu kagutunguye nk'ukuntu wewe nk'uruhande rwawe bigeze nko ku kintu cyerekeye nk'umukobwa umugore wumva mu mutima wawe bimeze gute ubu ngubu icyo gihe ndavuga icyo gihe cya gihe mwari mutangiye kugerageza kuba amaze kukubera ari kugerageza kukubera indorerwamo nawe umubera indorerwamo byanze bikunze utuntu nk'utwo ntabwo tubura kuzamo sibyo wumvaga mu mutima wawe bimeze gute ikintu icyo ngicyo cyo tubana ntabwo ibyo byo nigize mbijyamo cyane ntabwo nigize mbijyamo wenda ngo ku bantu bavugana abakobwa n'iki ahubwo
tumaze kumenyerana twabaga tuganira ibyatubayeho tutari abana mbere yuko yabaga ari amapasiti rero twebwe dufata pasiti nka pasiti twe dufokasinga kuri twebwe kano kanya ndetse n'igihe cyacu kizaza ntabwo twigize dufokasinga kuri pasiti cyane ko twabanye tuziranye ku bintu byinshi cyane so rero ntabwo twigize duhereza pasiti agaciro ahahise ntabwo twigize tuhahereza agaciro ntabwo mwigeze mupfa ibintu byarangiye muri make ntabwo mwigeze mubipfa ibintu byarangiye ntabwo twigize noneho ikindi kintu gitangaje niyo ikintu cyabaga nkabona nkakimenya cyarabaye tubana nyine niyo cyaba cyabaye tubana ariko nkakimenya impitagihe nta kintu cyabaga kimbwiye kuko ikintu cyarangiye kiba cyarangiye ntacyo mba nakagikozeho nta kintu cyabaga kimbiye gusa netaga mubwira nti nimbimenya bizambabaza nibyongera nyine gusubiraho nkabimenya bizambabaza nawe kandi ni uko yego ubuzima bugakomera la vie continue n'ibibazo nagira ngo mbabaze n'ibyo ibyo byonyine noneho rero ikintu ntabwo kinshiranye ahubwo ibibazo nari nateguye kubabaza ibyinshi babisubije ntarabibaza ubwo rero urumva naho nivanga wanze nakubarije ibibazo cyangwa wari kubaza bisa nkaho babisubije ariko se basi hari ahantu byagukoze wanyuzwe noneho ikindi hari ubuzima mubayeho ibibazo byanjye byarangiye ariko ni akanyuma nta kibazo hari ubuzima mubayemo yewe reka mbabwize ukuri bundi buriya mu buzima mubayeho mugira umwanzi wenda nyine ngo muvuge ngo wenda umuntu ushobora kubarwanya utanga urugero umuntu ubarwanya hari ukuntu abantu baba bafite nk'umuntu ubarwanya ariko wenda impamvu zikaba zibaturukaho ukuvuga ati ngiye hari akantu ushobora kuba narakoze gatuma uyu muntu arwanya uwo muntu mwamumugira akantu twe twakoze kabaturukaho gashobora kuba gatuma hari umuntu ubarwanya rero reka nkubwire iki kintu sibyo ntabwo nshaka ibisubizo oya yego abanzi turabagira nta muntu wimenya sibyo ikintu yakubajije wacyumvishe oya ugira umwanzi ukuzize ikintu kibaturukamo uvuga ati iki kintu narakikururiye cyaguturutseho umwanzi waguturutseho apana ibyo kuvuga ngo ni umuntu ukwanga for nothing kubera ishyari cyangwa kubera njyewe kanjyewe mbabwize ukuri njyewe nta mwanzi ngira urumva binturutseho yego urumva basi papa rero n'iyi famiye yacu twagize abanzi twagiye tugira twabagiriye inama muri Kenya sinzi ukuntu Kenya abantu baho bameze Imana imbabarire abantu bakwanga mutavugana bakakwanga ntacyo mupfa nini papa kuja mpatie simu sawa baba pole shika nawe fata telefone afite ibitotsi mweke volume singira vuga singira turi mu kiganiro ngwino urebe ikidufasha ako wajya kumuha amafiriti sha chips wakupee chips genda umuhoze wakupee chips twungutse umwuzukuru abuzukuru bagomba kurira mu myaka yabo bakiri bato utambuka reka dukomeze rero ikiganiro yego ni ukuvuga ngo ugeze intebe inyuma nawe sukuma intebe inyuma we mwatse kurangara we urumva ikintu nasanze inaha muri Kenya inaha abantu barakwanga kwera
ariko urumva nothing kwera bakwanga ntacyo mupfa cyane sinzi ko nta baho bateye ariko nyine ntago rwose bahari pe si kukubeshya sha impamvu nanjye icyo gisubizo nicyo nari niteze yego wenda numvaga ko wenda hashobora kuzamo utuntu ariko icyo nzi cyo ishobora kuba ari yego nanjye ishobora kuba ari ntacyo kabisa si ukwiyemera ariko uko niko kuri uhari abivuge nta kibazo muri comment amashyari y'abantu niba hari yabivuga nabyo nta kibazo hanyuma umwanzi wacu abivuge ibyo akaba ari umwanzi wabitewe namwe ariko gusa ngerekana n'abakore n'inzira ku murimo njye nta n'umuntu uba mu mutima wanjye ngo nanga uwo muntu yirirwe andemereye aguteza ibibazo wirirwe wikoreye umuntu njye ngira strategy zanjye urumva umuntu ushobora kumbabaza ni umuntu umba hafi umuntu wo hirya iriya yanyanga sinanabimenye kandi si ukukubeshya kubera ko iyo wanze umuntu uba umwizirikiyeho urumva ni ukuvuga ngo muba muzirikanye gutya ujya gukora ikintu ukamutekereza wajya ukamutekereza atuma udatera imbere rero ibyiza abo bose urabirengagizaho ukamuvinga forward ukirebera imbere aho werekeza ni uko nguko ibibazo nababazaga byari ibyo murakoze papa neza bikirakana oya ngewe murakoze kunsubiza kandi ndahugutse ngewe murakoze cyane nanjye ariko ndi bukubaza sawa ntati bibazo nta kibazo nasiko kuhari nkaba mpari meronda akaba hari nta kibazo ese mu rugendo rwanyu rw'urugo rwanyu aho mugereye ahangaha murebye imbere murebye uko muriho ubu ngubu uko mubanye ubu mukareba n'ejo hanyu hazaza muba mubona ari ubu ngubu ari n'imbere hanyu muba mubona aho bizaba ari byiza kurusha hari he igisubizo urabona tukigera mu rugo ubundi abantu benshi iyo bubatse urugo akenshi mu busore baba bumva urukundo ari rwinshi cyane akenshi hari igihe batari urukundo rwinshi harimo hari n'abubaka urugo bazi ko ngo barwubakiye sexe cyangwa imibonano mpuzabitsina bakumva nicyo kintu gishingiweho iryo nabyita irari hari abantu baba bazi ko ari urukundo rwinshi ari irari urabona umugore wawe ateye neza ukumva ni urukundo uramukunze urumva ariko ugeze mu rugo birahinduka byandi byo kwiganaho no kugira gute iyo bigezeho niho ubona yuko noneho bwa bwiza bw'umugore wawe ntacyo bumaze kuko hari igihe ureba umugore wawe akumva uramwanze ndabeshya hari igihe umugabo wakumva uramwanze ukavuga ati uyu namuhisemo nte rwa rukundo ruba rwagiye hehe ko bwa bwiza butagiye ko ya mabuna atagiye cyangwa ya nseko ko itahindutse aho ngaho none utekereza kabiri sasa yamaze kujya mu murongo yagarutse mu murongo atekereza nk'uko ubishaka nawe utekereza nk'uko abishaka utangira kumukunda noneho byanyabyo atari irari urumva batangira kumukunda buriya urukundo umuntu akunda imico ntabwo akunda isura rero baribeshya cyane ureba isura ngararere ngo ni iminsi ngo ndamukunze mani urwo si urukundo rafiki yangu weho uzi ibimurimo imbere ubundi wewe wikundiye housing ese uguze telefone isa neza cyane ariko wajya guhamagara ikazima cyangwa wakwandika message ikitayipinga ikandika ibindi iyo telefone yabikumariye iki uranyumva neza rero urukundo rwanyarwo rugenda rukura
umunsi ku munsi. uko ugenda umenyana n'umuntu niko urukundo rukura, uko umenyerana n'umuntu niko rukura, uko murambana niko rukura, ruba rwinshi iyo ari urwanyarwo. Iyo atari urwanyarwo aribeshye rushonga nk'isabune, byandi baririmbye baririmbye. Urukundo rwatangiye rungana gutya, kumbe harimo amarari, harimo uduki, harimo kwemeza aba people, harimo ibiki byose, urumva. Noneho ugasanga kwemeza aba people nta kamaro, ugasanga amarari abeza bavuka buri munsi, ugasanga yerererererere pu divorce kabisa. ugasanga imico ni zero, ugasanga amarangamutima yagiye kuhakomerekera kubera ko umuntu washatse ntago muzigera muhuza amahindi na gakeya. Wamukundiye isura ariko ntago wigeze ureba ibindi. Rero urukundo rwanyarwo rugenda rutya ruzamuka. Aho turi ahangaha ndi kubona neza ko turuta uko twinjiye mu rugo dukundana. Urumva cyane, ndetse harimo intera nini cyane, ndetse urebye rwaguka buri munsi. None rero ndi kubona ko ejo hazaza ruzaba rwarakuze cyane. Urumva ruzaba rwarakuze cyane. Icyo nicyo gisubizo nguhaye, nubwo nkigusubije mu buryo burambuye ariko nagira ngo usobanukirwe neza. Murakoze. njye ndumva bimwe mu byo nari nkeneye kumenya kuri mwe. Ndumva ngarukiye aho ngaho, ningira ibindi nzakenera kumenya undi munsi. ndabizi ko hari ibindi bizagenda, kuko umuntu ni mugari, kandi uko umunsi ugenda ushira niko hagenda haza ibintu bitandukanye n'ibyari biriho uyu munsi. Niba uyu munsi hari 4G, ejo hazaza 5G na 6G, urumva ibintu bizagenda byaguka haza ibindi. Niyo mpamvu mvuze ngo uyu munsi ibyo nari nkeneye kumenya kuri mwe ndumva nabangarukiye aho, ahubwo mwebwe niba hari icyo namwe mwamukeneye kumenya kuri twe, ijambo ry'abari iryanyu. Gusa icyo nabwira abantu, ntago abantu bahana divorce kubera yuko ngo batagize ngo umuntu ari mubi cyangwa iki. Umuntu ahana divorce na mugenzi we kubera yuko urukundo rwashize, kuko hari urukundo amakosa yose umukunzi we yagukorera urayihanganira. Niba rero hari icyo mwebwe mwakomeza, gusa sinzi niba banyumvishe, ariko abanyumvishije Imana ibaha umugisha. Namwe rero mwakomeza, kuko urukundo mu gihe ruhari, icyo umuntu yagukorera icyo ari cyo cyose wakihangana, niyo divorce ntiyabaho. Ariko iyo rwashize divorce nako kanya. Hari n'igihe ruba rutarahabaye. Hari n'igihe ruba rutarigeze ruhagera. Niko kuri. Hari ibibazo washakaga kubaza, naguha umwanya. Erega hano bari kuganira, nta n'ibibazo bihari. It's just kuganira kugira ngo n'abantu bareba bagire icyo bunguka, bagire n'icyo bakuramo. Ubu ngubu mumaze igihe kingana iki mushinze urugo? Imyaka 3 iruzuye. Imyaka 3 iruzuye. None se sosora mu kwacu. Nta kibazo iruzuye. Ubu turi mu kwa karindwi. Turabura amezi 3. Oya ni nka 2 kuko turi kuri tariki 28. Kwanza ni 29 ubu ngubu ndakeka. Ubwo ngubwo dusigaje amezi 2 ngo twuzuze imyaka 3. Kandi turabishimira Uwiteka. Hari igihe abakunzi bo kuri Hirwandi Clary uwo munsi twawuserebrana. Ngewe hari ikintu ntavuze ariko ndashaka njye muze kukivumburira. Ni ikihe kintu gishobora gutuma urugo rugira amahoro, rukagira ibyishimo,
na bya bindi byose bikaza byo kwihangana. Ni ikihe kintu umuntu yakora cyangwa twabigenza dute nkatwe nk'abantu bari kureba bifuza kurushinga cyangwa wenda bakirushinga bakiri bashyashya, ni iki mwabagiraho inama kandi mumpopere? ntangire cyangwa uratangira? Guys, ikintu cya mbere njye nababwira, niba abantu babana mu rugo kandi bakeneye kugumana n'urukundo rugahora ruhari umunsi ku munsi, ikintu cya mbere, fata umukunzi wawe, yaba ari umugore wawe cyangwa se ari umugabo wawe, mbere na mbere aba inshuti yawe kurusha kuba aba inshuti y'undi muntu wo hanze. Kubera yuko umugore wawe cyangwa se umugabo wawe naba inshuti yawe cyane, bya bibazo ari kuzajya gutura umuntu wo hanze uzabimutura we. Kora hangaha, kora hangaha, that's our baby. Rero mu gihe muri cya gihe rero uri kumutura bya bibazo, hari ibyo uhura nabyo bikugoye, nawe hari ibyo ahura nabyo bimugoye. Muri cya gihe rero muri kuganira, birusha urukundo rurushaho gukura, kubera ko muba muri kuganira buri kimwe mubyumvikanaho. Rero numva icyo kintu ari cyo cya mbere abantu icyo kintu nicyo cya mbere abantu bakora cyatuma aho kujya kamera koko nararushye. Rero shiri ukambwira ngo ngushimye. numva icyo nicyo kintu cya mbere, niwo musingi wa mbere mbese wo kugira ngo amahoro abe ari mu rugo. Mbere yo kugira ngo hazeho kwa kwihangana, mbere yo kugira ngo hazeho kwa kubabarira, hagomba kubanza hakaba ubushuti hagati y'abashakanye. Icyo nicyo kintu cya mbere ngewe numva. Sinzi niba madamu hari icyo yakongera. Icyo kintu uvuze kiri mu bintu byadufashije. Icyo kintu ntago nakibutse, ariko kuba best friend y'umugore wawe cyangwa umugabo wawe ni ikintu cyahatari gifite imbaraga zidasanzwe. Ni ukuvuga ngo uba wumva umugore wawe nta hantu wajya mutajyanye, uba wumva umugore wawe adahari mu rugo nta mahoro ahari, uba wumva umugore wawe ahantu atari utahatinda, uba wumva umugore wawe utari buruhuke utamubwiye ikibazo wahuye nacyo mu kazi cyangwa mu biki. Uwumva numara kukivuga urahita uruhuka, ukaza umujinya wawe ucaginza wamubwira ugahita ukira. Kubera yuko byibura waraguhumuriza, ntabwo ari bukumve nk'abandi. Kuko ni best friend wawe nyine, ni umubesto. Kandi rero bagira ababesto ku ruhande bakagira n'abasheri, abo barasaze. Uzishakire wa mubesto urekane n'uwo musheri, kuko uwo musheri wawe ni fake. Besto niwe sheri. Uramusheri ariko cyokoza reka mbabwire, niba hari umuntu ukubeshya ngo afite best friend wiwe ku ruhande, shamenya yuko best agiye kukurya inamba wa musheri we. My besto. Kubera ko besto bamubwira buri kimwe, nawe uraho urasamye. Kuriye umwanya icyo kintu nakubwira, kubera yuko ububwira buri kimwe. Ubundi best friend wawe niwe ashobora guhinduka akavamo umuntu ukomeye, niwe uhinduka akavamo sheri, kuko abakuza zibyishe. None se sheri wawe washyize ku ruhande ukajya kuganiriza besto, nta nama yari kukugira. Ubwo musheri ntabwo adizavinga kuba sheri wawe, kuko ntabwo ari best friend wawe. Kuko nta byawe ukeneye kamenya, kandi nawe nta byiwe ukeneye kumenya.
ubwo uwo ukeneye ni besito. rero abantu mu Rwanda ngo hateye ikintu bita best friend ngo besto ibintu bya besito. akantu ka best ngo besto ngo yarasaze ngo mu Rwanda usanga buri wese ngo afite besto urumva umugore we afite besito, umugabo we akagira besito. rero ngereka Besto mbabwiza ararura. ukuri besto wawe nimba mutarashaka rekana na sheri Komezanya na mwishakire besito. besto kuko besto arakuzi kabisa. niwe sheri, ni nawe ukuzi kurenza sheri. uwo niwe uzagukunda, niwe uzajya naho ubundi dore ugiye kubaka urugo wicuza igihe wataye na besto usubire gushaka besto hanze utaye umugore mu nzu utaye umugabo mu nzu ujye gushaka besto kuko hari ibyo mutujuje mukiri ba besto ugasanga wataye umwanya. Attention, Ce n'est pas possible, monsieur. nge besto wanjye n'uyu nguyu. best Dore uvuze akantu keza mwana. Aho ngeneye hari akantu nifuza kumbwira katuma urugo rumera neza. Kambwire vuba vuba duhite dusohoka. akaye njyewe ko nari nzi nakugana Nkakwibire. kandi bikaba ari nk'akahe. Urugo rutarimo Yesu buriya rumera gute? yesu we oya ibyo ngibyo byo birihari. Ndashaka utubwire kuri ako kantu. urumva umugore udasenga uzi ko afite ikijwi kinini biraza gupfa. Ndakira ahangaha. Aho ngeneye ndashaka atuganiriza aka kantu. niyegerezaho ngo biraza gupfa. Nta mpfunyikira ikibiribiri kandi ambwirira abamama neza. umugore udasenga nta buzima nta gukomera kwe mu rugo kuko dusanga gukomera tubikura muri Yesu. Nubwo akenshi twebwe tuvuga ko wenda tuba dukomeye ariko niba hari abantu boroshye mu buzima n'abagore. Rero iyo udasenga biba bigoye kuko twebwe twumva amatwi yacu n'ubwo burozi buturoga. Iyo wumvise ijambo umugabo umuhungu wo hanze akubwiye rigaruka kenshi mu matwi. Ariko iyo ufite Imana usenga uzi Imana ukorera uzi Imana usenga byanze bikunze Imana iraza igakuraho ibyo wumvise hanze ukagumana n'umuntu umwe ukicara mu rugo rwawe utuje. Rero gusenga nibwo buzima. Iyo ufite gusenga ni nk'uko bavuga ngo uba ufashe urugo rwawe ukarushyira ku mugongo w'Imana, Imana ikaguhekera urugo. ariko se hari ikindi kintu nanone nakibaza, nta bagore badasenga baba bazima? twebwe abagabo badasenga bakaba bazima ntabwo tubazi ariko twe tuzi ko ikintu kitwubakiye ni ugusenga kuko twiyo tubabaye iyo mu kigo cyo kujya gutonganya umugabo ujya kubwira Imana akaba ari yuririra. ubu twe umuntu udasenga ashaka kubaka urugo birashoboka ariko biragoye kubera ko kankubwire mwana kuri iyi si nta mahoro ahaba uko wabigenza kose. urumva amahoro ngewe niboneye n'amaso yanjye ni igihe nakijijwe, nibwo bwa mbere nabonye amahoro ya nyayo. rero iyo ubonye amahoro urumva n'umugore wawe akabona, niyo umwe yabona amahoro mu rugo ashaka gutuma amahoro yandura. amahoro arandura. urumva kuvuga ngo ugize Imana umugore, buri mugore niwo mutima w'urugo agasenga. urumva menya ngo urugo rwawe rubaye urw'amahoro. nuzana n'inshuti zawe kugusura umugore azazakirana amahoro. urumva ariko ibaza umugore karashika. urumva uzana n'inshuti zawe atakubwira ati ntimunyandurize inzu kandi uri kumwe n'inshuti zawe. just imagine ntitaye niba ari barumuna bawe cyangwa se
inshuti zawe ari bo inshuti mukorana zo cyangwa iki. mukorana cyangwa ari abandi bari aho hafi. rero niyo mpamvu buriya n'umugabo kandi nuko sibyo ariko ahanini sha umugore sha yagasenze urumva ni ukuri kw'Imana kuko uri umugabo ugasenga umugore atabishaka ubundi rurashya rurashya ahubwo noneho rugatukura nibwo rukongoka rugatukura ariko umugabo adasenze umugore agasenga ni handi kiba cyaguye mu kiraro bakaza umugore akaza akirirwa akikoreye none se yagira ati rwa rugo ruracumbagira ariko rukagenda rukaramba cyane. ariko umugabo yasenze umugore ntasenge shanda kubwiye hari nabo nabonye bagira nako tubigira ibanga reka dusoreze aho bigeze. Gusenga ni akabando bene data kadusindagiza mu rugendo. nari ngiye kumena amabanga mpita nyafatira ku mutwe. Yabana no mama ahise nadusoreze. twasoje byaragiye. turashoje kereka nimba ari cyifuza turagira ngo oya nta kintu ugire icyo usorezaho maze nta upfundikira kintu akagasi. nifuza kubabaza ahubwo ngenda basabira umugisha. ndabasabira umugisha. Imana nyine ikomeze ibakomeze mu rugendo rutoroshye kandi natwe ntitwibagirwe naho turagera turacyakomeje kuko ntituzi igihe dusigaje. rero Imana nyine ibakomeze muri runo rugendo ibahe ubwenge kandi mukomeze gusenga sibyo mukomeze gusenga nyine mujye musenga ujye urusengera we amajyaga ndirimbira ngo kubaho udasenga n'ugusenyuka ni nk'umubiri utaryana nta buzima ugira mukristo nyabarangwa no gusenga. rero kandi nanone ubukristo butubyarira ubuvandimwe. sogokuru wanjye niwe wajyaga bimbwiye. rero utwo tuntu nkunda kutugenderaho cyane iyo nyine ngiye gutandukiraho gatoya cyangwa kugira gute. rero ndumva ari ibyo nababwira no kubasabira umugisha Imana ikabakomeza muri runo rugendo tukarukomezanya. Amen. nuko natwe turashimiye ko mwatwakiriye mwatwakira neza. Uwiteka akomeza abane namwe kandi akomeza abagure kuri buri kimwe mutekereza gukora cyangwa se n'icyo ari cyo cyose Uwiteka atekereza kubagirira, mbese abasohoreza amasezerano muri make. amina. Mwakoze kutwakira nakagaruka nta wundi munsi. bakaba baducirira akabando k'iminsi mukagendereho. ciao ciao Bye bye. Goko ciao ciao ariko uva ciao ciao zabwira ahantu yavuye. Cyanyi babwiye nona abantu wowe nibubizi abandi barabizi. Cyanyi babwire nona ciao ciao. Sheri akunda kuyinserereza kenshi ngo kuntu nsezera abantu ngo ciao ciao. Nize mu kigo cy'ababikira. Muri Gardien. Noneho ngo yabivuze. Noneho hari nyine hajyaga haza abataliyani. Abantu b'abataliyani. bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao. 1 2 3 4 no kubara 1 2 3 4. Noneho abataliyani nibo bakundaga nyine kuza b'abazungu. Noneho ababikira bacu nabo iyo ababikira batwigishaga iyo bajyaga mu Butaliyani bakagaruka bakajya twigisha utuntu nyine. Noneho rero nakuze nyine nzi ko gusezera nyine ari ciao ciao ciao. Rero iragenda inkuriramo uri kumva rero ni ijambo nkunda. Ngaho tubivuge twese twumve ukuntu bigenda. 1 2 3 ciao ciao. I don't believe my eyes. Sijui kama naota